Iyo nkubonye mu mutima wanjye biba bisa nk'aho ari ibitonyanga birimo gutonyanga, ndetse iyo numvishe ijwi ryawe umutima wanjye urashonga. Iyo undebye vuba mu kanya nk'ako guhumbya mpita ngwa hasi, ndakwinginze ndamira kubw'uru rukundo mfite ndetse ngukunda. Nzagukunda ubuzima bwanjye bwose. Nasomaga ibitabo byinshi byerekeye ku rukundo ndetse nkarota inzozi nzishi kuri byo. Buri joro sinatoraga agahenge paka kugeza bukeye nkabona mu maso hawe. Narakugwaniye pe gukunda ubu wanjye, dore ubu ngubu ngukunda cyane. Bwa nyuma na nyuma narakubonye ndetse nibwira ko uri uwanjye pe. Ndagukunda, ndakwishimira kandi cyane. Mu bigaragara ngukunda cyane birenze. Ndagukunda pe. Ariko reka mwibariza akabazo kamwe. Ese wowe urankunda? Subiza yego, kuko nicyo gisubizo cyonyine nifuza kumva. Buri gihe iyo nkubonye mba numva bisa nk'aho ari ikintu mu mutima wanjye, mbese bisa nk'aho ari ikibatsi cy'umuriro. Aka kanya ngukunda cyane, kandi buri gihe iyo nkubonye uza unsanga mba numva bisa nk'aho ngiye ahandi hantu, mbese nkumva nanjye ubwanjye atari njye mu gituza cyanjye, nkumva ari nk'ikintu kije kigatimburamo ariko ntazi icyo ari cyo. Ndakwizera mukunzi, kandi nawe urabizi. Ese uzi icyo kintu icyo gisobanuye? Buriya bavuga ko ibyo ngibyo biba ari byiza cyane kwizera umuntu ukunda kurusha uko ahubwo wabaho umucungacungwa utamwizera. Ese waba ushaka kumenya impamvu? Kuko buriya naguhora wizera umuntu ukunda, ariko nanone buri ushobora gukunda umuntu uhora wizera ndetse ukamukunda ubuziraherezo. Uri inshuti yanjye magara, niwe mbitse amabanga yanjye, ndetse uri igice kimwe kigize ubuzima bwanjye. Kuri njye usobanuye isi, uri isi yanjye. Ndagukunda. Iyamba nari mfite guhitamo, nkahitamo iminsi ya Zamberi y'agaciro, ndetse nkahitamo isaha y'umunezero, ndetse nkahitamo n'inzozi zanjye zaje kubimamo. Iyo ibyo byose mbitekereje nekereza wowe. Ese mvuga iki ko nahiriwe? Ndifuza izi nimba ari inzozi ndimo kurota, ndasaba kutazigera nkanguka. Iyi yari Mukuru w'Isibo Entertainment, nge ndi Mukuru w'Isibo. Iyi yari Heart Touching episode ya 2. Reka tube tuyifungiye hano, tubonane mu kanya muri episode ya 3. Ndabashimiye, bye. Wibuke gukora subscribe.